iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka tubasuhuze inshuti bavandimwe muteze amatwi kuri kano kanya kandi tubifuriza ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira mu ijambo ry'Imana. Jye mwumva rero ni Pasiteri Ntakende Sadoki, nkaba ntari jyenyine ahubwo nkaba ndi kumwe n'umushyitsi, ndetse ndagira ngo musabe atwibwire. Thank you. Murakoze cyane. My name is Tony Stark, and it's a real privilege to be here from America and minister on the radio. Izina rye yitwa Pst Tony Stark, akaba turuka muri Amerika. Ukaba ari umugisha rero kubana natwe kuri uyu mugoroba. Reka rero dusenga Imana, hanyuma tumwakire atugezeho ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusenga kandi ndagira ngo mbabwire ko bantu muduteze amatwi muri hirya no hino, haba mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, n'abari hano mu gihugu hagati, turabashuhuje cyane, tubahaye ikaze. Reka rero dusenge hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze kuko uri mwiza, kandi ineza yawe n'urukundo rwawe n'imbabazi zawe bihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu uyu mwanya utwemereye ngo tube turi bazima duhumeka, kandi kuba ubitwemereye ntabwo ari ukugira ngo dukore ibyo twishakiye, ahubwo ubushake bwawe nuko tuguhesha icyubahiro. Dufashe rero tuguhesha icyubahiro, by'umwihariko muri uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Mwami, buri muntu wese uteze amatwi ndamusengeye kugira ngo umufashe umutima ucire bugufi kumva ijambo ryawe no kumva icyo ritubwira, ndetse no kugira ngo tugikore. Natwe abari hano muri studio, yaba Pasiteri Tony Stark ugiye kutubwiriza, nanjye uri bumufashe kumvikana mu rurimi rwacu, ndetse n'umutekinisiye turi kumwe. Mwami, ndakwinginze ngo uduhe umugisha, kandi umugisha tugusabye nuwo kugira ngo udufashe dukore icyo ushaka ko dukora, kandi twese tugirire neza, tukubonereho umugisha kuri uyu mugoroba. Mu izina ryawe ryera nibwo dusabye twizeye, amen. Amen. Let me begin by asking you a couple of questions. Reka ntangire mbabaza ibibazo bimwe. What would you say is the most misunderstood teaching from the Bible? Ese wavuga ko inyigisho idasobanukira abantu benshi muri Bibiliya ari iyihe kurusha izindi? Second question. Ikibazo cya kabiri, What is the most neglected teaching from the Bible? ese ni iyihe nyigisho abantu benshi basuzugura muri Bibiliya? I think the answer to both of those questions is the same. Ntekereza ko igisubizo cy'ibyo bibazo byombi ari kimwe. I think we're talking about the Holy Spirit. Ntekereza ko iyo nyigisho ari umwuka wera. According to the Bible, the Holy Spirit is a person. Ushingiye kuri Bibiliya, umwuka wera ni umupersone cyangwa se ni umuntu. He has a mind, Afite intekerezo, a will. afite He ugushaka, forbids, arababarira, he reproves, arahana, he comforts, kandi aruzuza, he speaks, kandi aravuga, he teaches, arigisha, he sanctifies, he areza, prays, arasenga, and he leads. kandi arayobora. The Holy Spirit has names and titles. Umwuka wera afite amazina ndetse afite n'imyanya navuga ko ari nk'iy'ubuyobozi. Among those most well known would be the Spirit, Izina rizwi cyane ni umwuka, the Holy Spirit, umwuka wera, the Holy Ghost. ndetse mu rurimi rw'amahanga bavuga gutyo, ariko nabwo ni umwuka wera. And the Spirit of God. Kandi umwuka wera avugwa ko ari umwuka w'Imana. I want to say from the beginning, Ndagira ngo rero mvuge tugitangira the Holy Spirit is God. ko umwuka wera ari Imana. He is as much God Ni Imana nk'uko as Jesus is God, Yesu nawe ari Imana, as Jehovah is God. nk'uko Yehova ari Imana. The Spirit is as much God as the Son is God. Umwuka wera ni Imana nk'uko n'umwana
ari Imana, and as the Father is God. kandi nk'uko data nawe ari Imana. A number of places in the Bible we find the Holy Spirit associated with the Father and the Son. Ahantu henshi muri Bibiliya tubona umwuka wera avugwa kimwe n'Imana data n'umwana. I want to begin with one scripture Reka ntangirane n'icyanditswe kimwe that very clearly identifies the Holy Spirit as God. kivuga neza ukuntu umwuka wera ari Imana. I hope you have your Bible and ask you to turn with me to the book of Acts chapter 5. Reka ntekereze ko ufite Bibiliya yawe nkwinginge ufungurire hamwe nanjye mu byakozwe n'intumwa igice cya 5. This is a very familiar story. Iyi ni inkuru izwi cyane, Ananias and Sapphira, inkuru ya Ananiya na Safira, husband and wife. uyu ni umugabo n'umugore. They had a piece of land, Bari bafite a ubutaka, plot of land, bari bafite ikibanza tuvuge, and they were going to sell that plot. noneho icyo kibanza bari bagiye kukigurisha. Now, they knew how Barnabas Bari bazi rero uko Barinaba had given money from selling land, yari yaratanze amafaranga yagurishije mu and butaka so bwe. they decided that they would sell their piece of land Nabo rero baravuga bati reka tugurishe ubutaka bwacu, and keep back part of the money. noneho amafaranga tuyacimbure dusigarane igice. Now, there was nothing wrong with keeping part of the money, Nta cyaha rero cyari mu kuba bari kwisigira but amafaranga they were amwe, hypocrites. ariko ikibazo ni uko bari indyari. They were pretending that they sold the land and gave all the money. Bo bari bashaka kwishushanya ngo bavuge ko bagurishije ubutaka n'amafaranga yose bakayatanga, But in reality, they gave some of the money and kept some of the money. They lied. ariko ukuri ni uko bari bari kubeshya bagatanga amafaranga make andi bakayisigariza. And it cost them both their lives. Bombi byabasabye ko bapfa. You better be careful when you lie to God. Wari ukwiriye kwitonda igihe urimo gushaka kubeshya Imana, It could cost you your life. kuko bishobora kugutwara ubuzima bwawe. It says in verse 3, Hano Bibiliya iravuga ku murongo wa 3 w'iki gice, But Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. It's very clear that Ananias lied. Biragaragara neza ko Ananiya yabeshye. He sold the land for a certain amount of money Yagurishije ubu butaka amafaranga runaka, and pretended to give all the money, noneho yishushanya ku bantu asa nkaho ayatanze yose, but in reality he kept part of the money and gave part of the money. ariko ukuri nuko hari amafaranga yatanze haba nayo yisigarije. He lied. Yarabeshye. Now the question is, who did he lie to? Ikibazo rero, ese yabeshye nde? It says in verse 3, he lied to the Holy Ghost. Bibiliya hano iravuga ko yabeshye umwuka wera. It says in verse 4, he lied unto God. Ku murongo wa 4 akavuga ngo yabeshye Imana. It's very clear to me that the one he lied to in verse 3 is the same one he lied to in verse 4. Birangaragarira neza ko rero uwo yabeshye hano mu murongo wa 3 ari we yanabeshye mu murongo wa 4. As he was lying to the Holy Ghost, he was lying to God. Igihe yabeshyaga umwuka wera yari arimo abeshya Imana. And this is only one passage in the Bible among many where we see the Holy Ghost is God. Kandi iki ni kimwe mu byanditswe byinshi biri muri Bibiliya aho tubona neza ko umwuka wera ari Imana. Now let me ask a few more questions. Noneho reka nongere mbabaze ibibazo bikeya. Who is the Holy Spirit? Ese umwuka wera ninde? We've somewhat answered that already. Iki kibazo ni nkaho twagishubije. Did the Holy Spirit minister in the Old Testament? Ese umwuka wera yakoraga umurimo mu gihe
cy'isezerano ryashize? Did the Holy Spirit minister in and through the life of Jesus? Ese umwuka wera yakoze umurimo mu buzima bwa Yesu? Did the Holy Spirit minister in the church of Jesus Christ? Ese umwuka wera yakoze umurimo mu itorero rya Yesu Kristo? Does the Holy Spirit minister today? Ese umwuka wera uyu munsi aracyakora umurimo? Now the answers to these questions will bring us to a conclusion. Ibibazo rero ibisubizo by'ibi bibazo biratuyobora ku musozo ku mwanzuro. The Holy Spirit makes a difference in a life. Umwuka wera azana itandukaniro mu buzima. We can see it in the lives of men and women in the Old Testament. Tubibona mu buzima bw'abagabo n'abagore mu isezerano rya kera. We can see it in the lives of those in the early church. Dushobora no kubibona muri abo ngabo mu buzima bwabo bo mu itorero rya mbere. And we can see it in the lives of believers today. Ndetse no mu buzima bw'abizera uyu munsi turabibona. But I want you to see with me the Holy Spirit making a difference in the life of Jesus Christ. Ariko ndagira ngo turebere hamwe umwuka wera azana itandukaniro mu buzima bwa Yesu Kristo. When we look in the Old Testament, iyo turebye mu isezerano rya kera, we see the Holy Spirit there in the creation of the world. Tubona umwuka wera hariya neza mu iremwa ry'isi. In Genesis 1:26, Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26, the Bible says, "Let us make man in our image." Bibiliya iravuga ngo reka tureme umuntu agira ishusho yacu. Us and our are plural. Aya magambo arimwo rira jambo tu ni ubwinshi. Us and our refer to Jehovah the Father. Kandi iyi nyuguti nk'uko yerekana ubwinshi ivuga kumana data n'umwana n'umwuka wera. Jesus the Son. Yesu umwana. And the Holy Spirit. Ndetse n'umwuka wera. The Holy Spirit was there. Holy Spirit as God was there in the creation. Umwuka wera nk'Imana yari ahari mu gihe kirema. The Holy Spirit is the manifestation of God in the lives of men. Umwuka wera nukugaragara kw'Imana mu buzima bw'abantu. In the Old Testament you could see the Holy Spirit in the life of Balaam. Mu sezerano rya kera wabona umwuka wera w'Imana mu buzima bwa Balamu. Othniel. Uyu nguyu Ethineyeli. Gideon. Mu buzima bwa Gideyoni. Saul. Mu buzima bwa Sawuli. Azariah. Yewe na Azariya. In all these and others, mwaba bantu ndetse n'abandi benshi tutavuga, God was making himself known through the work of the Holy Spirit. Imana yari iri kwigaragaza binyuze mu murimo w'umwuka wera. And we want to see tonight the Holy Spirit in the life of Jesus Christ. Kandi kuri uyu mugoroba turashaka kwitegereza umwuka wera mu buzima bwa Yesu Kristo. I want you to see with me first of all ndagira ngo turebere hamwe mbere na mbere that Jesus was conceived in Mary by the Holy Spirit of God. Ko Yesu yatwitwe na Mariya kubw'umwuka wera. Look with me in Matthew chapter 1. Reka turebere hamwe Matayo igice cya mbere. Verses 18 through 23. Umurongo wa 18 kugeza ku wa 23. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Kuvuka kwa Yesu Kristo kwagenze gutya. Nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'umwuka wera. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Umugabo we Yosefu kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi, ati Yosefu mwene Dawidi,
witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka wera. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Now the point I want to make, Hano hari ingingo nshaka gushinga hagati. this woman Mary was a virgin. Uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa Mariya yari isugi. It was prophesied in the Old Testament Byari byarahanuwe mu isezerano rya that a kera virgin would bring forth a child. ko umwari cyangwa se isugi azasama inda. And this is going to be the fulfillment of that scripture. Ibi rero byari bivuzwa aha byagombaga kuza nk'ugusohora k'ubwo buhanuzi. Anyone and everyone knows that a virgin is incapable of having a child. Buri muntu wese ufite imitekerereze mizima abizi neza yuko umukobwa w'isugi adashobora kwigera aba afite inda. But the Holy Spirit makes the difference. Ariko Mwuka wera azana itandukaniro. It says in verse 18, Bibiliya iravuga hano ku murongo wa 18, she was found with child of the Holy Ghost. ko yasamye inda y'Umwuka wera. It says in verse 20, Bibiliya ikavuga ku murongo wa 20, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. ko icyo atwite ari imbuto y'Umwuka wera. So we see the Holy Spirit Tubona rero Umwuka wera bringing forth a child in a virgin, azana umwana mu nda y'isugi, umukobwa w'isugi. doing something that's impossible. Umwuka wera akora ikintu cyari kidashoboka. But we know that all things are possible with God. Ariko turabizi neza yuko ibintu byose bishobokera Imana. And we see it in the life of this Virgin Mary. Ndetse turabibona hano muri ubu buzima bw'uyu mwari Mariya. But let me turn you to a second passage. Ariko reka mbasabe duhindure turebe ku kindi cyanditswe. Luke chapter 1 and verse 26. Reka turebe Luka igice cya mbere umurongo wa 26. She was a virgin, Yari umwari utunganye, but number 2, she'd never known a man. ariko icya kabiri ntabwo yari yarigeze aryamana n'umugabo. Verse 26. Umurongo wa 26. And in the 6th month the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa i Nazareti, To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'uwo mwari ni Mariya. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee, blessed art thou among women. Amusanga aho yarari aramubwira ati, na mahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe
y'ubwami ya sekuruza Dawidi. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Mary knows that she's never had a relationship with a man. Mariya aha turabona ko yarabizi neza ko atigeze agira icyo akorana n'umugabo. How can she have a child if she's never been with a man? Ni gute yashoboraga gutwita atarigeze aryamana n'umugabo? I say again, the Holy Spirit makes a difference. Ndongera ngisubiremo ko umwuka wera azana itandukaniro. The Holy Spirit brought forth a child in a woman who had not known a man. Umwuka wera yazanye itandukaniro mu mukobwa utarigeze aryamana n'umugabo. So it begins with Jesus being conceived in Mary by the Holy Spirit of God. Rero hano turabona yuko itangiriro rya Yesu ryatangiriye hano atwitwa n'umwari Mariya nk'imbuto y'umwuka wera. Number 2. Icya kabiri, I want you to see that Jesus was indwelt with the Holy Spirit of God. ndagira ngo turebe ukuntu Yesu yari yuzuye umwuka wera w'Imana. When we turn to Luke chapter 3, dufunguye Bibiliya zacu muri Luka igice cya 3, 30 years have passed. imyaka 30 yari imaze gucaho. Jesus was born of the Virgin Mary. Yesu yaravutse ku mwari utunganye ariwe Mariya. He grew up and became a man. Arakura aba umugabo. But we see in verses 21 and 22, aha rero turabona ku murongo wa 21 n'uwa 22, the Holy Spirit coming to take residence in Jesus Christ. umwuka wera aza agafata ubuturo muri Yesu Kristo. Now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Nuko abantu bose babatijwe na Yesu amaze kubatizwa agisenga, ijuru rirakinguka. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven which said, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma, ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Now if we look in verse 23, it says, Jesus himself began to be about 30 years of age. Hano ku murongo wa 23 w'iki gice aravuga ngo ubwo Yesu yatangiraga kwigisha yaramaze imyaka nka 30 avutse. Now Jesus is God. Yesu ni Imana. He was born God. Yavutse ari Imana. He was born the Son of God. Yavutse ari umwana w'Imana. But he limited himself in taking the form of a man. Ariko Yesu yicisha bugufi, yishyiriraho imipaka cyangwa se yibuza gufata iyo shusho y'Imana. And he lived among his brothers and sisters and his neighbors, his friends, as a man. Aba hagati y'abarumuna be n'abashiki be n'abaturanyi nk'umuntu. But now it's time for him to begin his public ministry. Ariko noneho igihe cye kirasohoye cyo gutangira umurimo we ku mugaragaro. And so God the Father, Imana Data rero, sends the Spirit of God yohereza umwuka w'Imana to indwell the Son of God. ngo abe mu mwana w'Imana. And we're going to see the Holy Spirit makes a difference. Kandi tugiye kubona ukuntu umwuka wera azana itandukaniro. Number 3. Ingingo ya 3, Jesus was filled with the Holy Spirit of God. Yesu yuzuye umwuka wera w'Imana.
Now you move from chapter 3 to chapter 4. ndagira ngo usimbuke uve mu gice cya gatatu And Ujye mu chapter gice cya 4 kane. follows immediately Jesus being baptized and receiving the Holy Spirit. iki gice rero cya kane gikurikira icya gatatu, icyo tumaze kubonamo Yesu abatizwa ndetse umwuka wera akamuzaho. It says in verse 1 of chapter 4. Aravuga hano ku murongo wa mbere w'igice cya kane cya Luka, And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Yesu yuzuzwa umwuka wera ava kuri Yorodani ajyanwa n'umwuka mu butayu. Now the question comes, what does it mean to be filled with the Holy Spirit or the Holy Ghost? Hano rero hari ikibazo cyiza kibaza kiti ese kuzuzwa umwuka wera bivuze iki? Now remember, when we speak of the Holy Spirit, when we speak of the Holy Ghost, we're speaking of the one same person, God. Ndagira ngo wibuke ko igihe turi kuvuga umwuka wera tuba turi kuvuga umuntu umwe, Imana. The Apostle Paul gives us a passage which helps us to understand what it means to be filled with the Holy Spirit. Intumwa Pawulo iduha icyanditswe hano kidufasha gusobanukirwa n'icyo kuzura umwuka wera ari cyo. In Ephesians 5:18 through 20, he shares with us about being filled with the Holy Spirit. Mu ba Efeso igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19 hatubwira ibivuga ku kuzura umwuka wera. Now listen carefully to these words. Ndagira ngo utegere neza amatwi aya magambo witonze. Verse 18. Umurongo wa 18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Kandi nimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Mujye mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Kandi mugandukirane kubwo kubaha Kristo. Now our key verse which helps us to understand is verse 18. Umurongo rero w'izingiro udufasha gusobanukirwa ni wa 18. And he gives two commands. Hano harimo amategeko abiri. One is a negative. Irya mbere ni rivuga ku bintu tudakwiye One is a gukora. positive. Irindi rivuga ku byo twari dukwiye gukora. And be not drunk with wine wherein is excess. Hano irya mbere riravuga ngo ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. The positive. Noneho itegeko dukwiriye gukubahiriza. But be filled with the Spirit. Ahubwo mwuzure umwuka. All over Kigali. Muri Kigali yose. And town and city and town and city all over Rwanda. Umujyi isantere hose mu Rwanda. There are people that are drinking wine. Hari abantu barimo kunywa ubungubu tuvugana inzoga. Some form of an intoxicating drink. Cyangwa se barimo kunywa ikinyobwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi kirimo umusemburo. Wine, alcohol, beer. Inzoga cyangwa se wino cyangwa urwagwa. And many of them will drink to excess. Abenshi muri bo bari buze kunywa zuzure. They will drink so much bari bunywe nyinshi cyane that the alcohol will take control of them. Ku buryo inzoga ziri buze gusigara arizo zibagenzura. They will find themselves doing things that they have never done. Bari buze kwisanga bari gukora ibintu batigeze gukora. They will find themselves doing things that they would never have done if they were in their right mind. Bari buze kwisanga bakoze ibintu batakabaye bigera bakora iyo baza kuba batari gushukwa n'inzoga. You see, wine
can take control of a person. urabona inzoga ishobora kugenzura umuntu cyangwa se kuyobora umuntu. And Paul is making a contrast. Pawulo rero arimo aratwereka icyakabaye kibikinyuranyo He cy'icyo. says, don't be filled with wine, Aravuga ati nimugasinde inzoga but be filled with the Spirit. ahubwo mwuzure umwuka wera. Just like wine can control a man, his thoughts and his actions. Nk'uko inzoga ishobora kugenzura imitekerereze y'umuntu n'ibikorwa bye, The Holy Spirit can control a man, his thoughts and his actions. n'umwuka wera ashobora kugenzura umuntu imitekerereze ye n'ibikorwa bye. Now, the teaching Inyigisho rero iri mwaha is not so much to tell you not to drink wine. ntabwo ari ukukubwira cyane ko udakwiriye kunywa inzoga, The teaching is to tell you to be filled with the Holy Spirit. ahubwo icyo nshaka kujombaho hagati cyane ni uko ukwiriye kuzura umwuka wera. And he goes on in verses 19, 20, and 21. Kandi agakomeza hano mu murongo wa 19 n'uwa 20 n'uwa 21. And he tells us some things that will happen when a person is filled with the Holy Spirit. Atubwira ku bintu bizaba mu buzima bw'umuntu wuzuye umwuka wera. When a person is filled with wine, Iyo umuntu yuzuye inzoga, sometimes they stumble, akenshi agenda yitega, they fall, aragwa, they say things they shouldn't say, cyangwa akavuga ibintu atari akwiriye kuvuga, they do things they shouldn't do. bagakora ibintu batari bakwiriye gukora. Many men Abantu benshi, Many abagabo benshi, women abagore benshi have committed fornication, barasambanye, have committed adultery, baciye inyuma bo bashakanye, because the wine was controlling them, the alcohol was controlling them. kuko inzoga zari ziri kubagenzura, And zarabategekaga, They did that which was wrong. bakora ibintu bibi. But when the Holy Spirit controls us, Ariko iyo umwuka wera ari uri we do kutugenzura, that which is right. dukora ibikwiriye. Instead of doing what the flesh wants, Aho gukora ibyo umubiri we ushaka, do what God wants. tugakora ibyo Imana ishaka. For instance, Urugero, verse 19 he says, umurongo wa 19 haravuga ngo, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. mubwirane zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. If you find a person that's filled with the Holy Spirit, Nusanga umuntu wuzuye umwuka wera, you'll find a person that's singing. uzasanga uwo muntu aba ari kuririmba, Singing on the inside and singing on the outside. aririmba mu mutima we, yewe ubundi aririmba binasohoka mu majwi. Verse 20, Murongo wa 20, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. mujye mushima Imana data wa twese kubw'ibintu byose, mubiyishimira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. When you find someone that is continually giving thanks to God, Nusanga umuntu utanga amashimwe, ushima Imana ubudacogora ku Mana, good possibility avuga amahirwe menshi ahari, that person is filled with the Holy Spirit. uwo muntu aba yuzuye umwuka wera. Verse 21, Murongo wa 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. kandi mugandukirane kubwo kubaha Imana. He talks about three relationships relative to submission: Hano avuga ku bintu bitatu bijyanye no gucirana bugufi: the husband and the wife, umugabo n'umugore, the parent and the child, abana n'ababyeyi, and then the employer and the employee. akavuga nanone ku mukoresha n'umukozi And there are akoresha. certain ways that God expects submission. Kandi hari uburyo Imana idutegerejemo kuganduka. And as we read the passage, Kandi uko dusoma kino we cyanditswe, find the person that is filled with the Holy Spirit dusanga ko umuntu wuzuye umwuka wera will submit to others agandukira abandi as God wants them to submit. nk'uko Imana ishaka ko abagandukira. So he just gives us three illustrations. Rero hano aduha ingero eshatu. There are many other things Hari izindi nyinshi cyane that will be revealed when a person is filled with the Holy Spirit. bishobora kugaragara mu buzima bw'umuntu wuzuye umwuka wera.
But here we have three examples. ariko hano dufite ingero eshatu gusa. Let me take you to another passage. Reka mbatware mu kindi cyanditswe. Galatians chapter 5. Abagalatiya igice cya gatanu. Galatians chapter 5 and verse 19. Abagalatiya igice cya gatanu umurongo wa 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. We find in these three verses the kind of things that happen when the flesh is controlling a man or a woman. Tubona ibintu bitatu muri uyu murongo biba iyo umuntu ari kugenzurwa na kamere ye. When people commit murder, iyo umuntu yishe, it's the product of the flesh. icyo ngicyo ni ikintu kiba kibyawe n'umubiri we cyangwa se na kamere y'umubiri. When men and women commit idolatry, igihe umugabo cyangwa umugore basambanye, when men hate others, igihe umuntu yanze bagenzi be, the flesh is controlling them. iyo ni kamere ibiri kumuyobora. Verse 22. Umurongo wa 22. You see that little word but. Hano urabona ijambo rigufi ritangira uyu murongo. That's an interruption. Iri jambo ni rikosora ibyari bivuzwe haruguru. It's going to bring a change of thought. Rigiye kuzana igitekerezo gihindutse kidasa n'icya mbere. He's talking in verses 19 through 21 about the flesh and the kinds of things the flesh will produce. Umurongo wa 19 kugeza ku wa 21 ari kuvuga ku bitekerezo n'ibikorwa bizava muri kamere. But in verses 22 and 23, ariko mu murongo wa 22 n'uwa 23, he's talking about the kinds of things the Spirit will produce when he's in control. Aravuga ku bintu bizaba ingaruka z'ubuzima bw'umuntu wuzuye umwuka wera. Verse 22. Murongo wa 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. He identifies 9 fruit the Holy Spirit will produce when he's in control. Ahangaha avuze ibintu 9 umwuka wera azabyara nk'imbuto ye. Now I need to say from the beginning, nkuko rero nabivuze dutangira, these are not the only fruit of the Spirit. Izi ntabwo ari zo mbuto z'umwuka wera zonyine. When you look at the book of Acts chapter 4, iyo urebye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 4, they ask in prayer for boldness. bari gusaba gusenga no gushira amanga. They are filled with the Holy Spirit and they speak with boldness. Bari buzuye umwuka wera bavuga bashize amanga. Boldness is a fruit of the Spirit. Gushira amanga ni imbuto y'umwuka wera. A man might be ashamed in the flesh. Umugabo akwiriye cyangwa se umuntu akwiriye gukorwa n'isoni igihe ari kuyoborwa na kamere. Peter in the flesh denied the Lord 3 times. Petero igihe yari ari kuyoborwa na kamere yihakanye umwami Yesu inshuro 3.
but filled with the Holy Spirit, ariko yuzuye umwuka wera he stood for Jesus Christ. yarahagaze ahamya Yesu Kristo Even though he was threatened and beaten and imprisoned. nubwo yakubitwaga agaterwa ubwoba agashyirwa muri gereza. When the Holy Spirit is in control of us, igihe umwuka wera ari uri kutugenzura, ari uri kudutegeka, he'll bring forth love azatuzanamwo urukundo and joy n'umunezero and peace n'amahoro and long suffering no kwihangana and gentleness no guca bugufi and goodness ndetse no kugira ubuntu and faith no kwizera and meekness no guca bugufi and temperance. no kugwa neza. Temperance is simply self-control. uku nguku ni ukumenya uko umuntu yakwigenzura. We don't have time to look at each one of these in detail. ntabwo dufite umwanya kugira ngo turebe kuri buri kimwe muri izi mbuto z'umwuka, But let me simply mention a couple of them. ariko reka mbabwire mwo nkeya gusa. Peace. Amahoro. People are looking for peace. abantu bari gushaka amahoro, And the Holy Spirit can give you a peace that passeth all understanding. kandi umwuka wera yaguha amahoro arenze kure cyane ayo umuntu yashobora kumenya. In time of death, mu gihe cy'urupfu he can give you peace. nabwo yaguha amahoro. Love. urukundo. As a pastor, nk'umushumba I've had men tell me I don't love my wife anymore. hari abantu bambwiye bati ntabwo ngikunda umudamu wanjye ukundi. I've had them tell me I don't want her anymore. abantu bakambwira bati nsa nkaho ntagishaka umudamu wanjye ukundi. Do you know what my response to that is? ese muzi igisubizo cyanjye kuri icyo kibazo icyo ari cyo? Be filled with the Holy Spirit mujye mwuzura umwuka wera, and you'll love your wife ubwo nibwo uzakunda umudamu wawe like you've never loved her before. nk'uko utigeze umukunda mbere. The Holy Spirit makes a difference. umwuka wera azana I'm telling itandukaniro. you, when the Holy Spirit is controlling your life, iyo umwuka wera arimo kugenzura ubuzima bwawe, love will come forth. urukundo ruzaza rwisuka, Joy will come forth. umunezero uzaza wisuka, Peace will come forth. amahoro azadudubiza muri The wowe. fruit of the Spirit. imbuto y'umwuka wera. So, we see number one, Jesus was conceived in Mary by the Holy Spirit of God. tubonye rero ibintu bikurikira icya mbere ko Yesu yatwitwe mu mbuto y'umwuka wera. Number two, Jesus was indwelt with the Holy Spirit of God. icya kabiri ni uko Yesu yajweho cyangwa se yahawe umwuka wera. Number three, Jesus was filled with the Holy Spirit of God. icya gatatu Yesu yuzuye umwuka wera. But in the same verse that says he was filled with the Holy Spirit, it tells us he was led by the Holy Spirit. kandi mu murongo umwe twasomye aho byavuze yuko yuzujwe umwuka wera, hanavuga yuko yayobowe n'umwuka wera. You see, when the Holy Spirit is controlling us, he can lead us. urabona neza yuko rero iyo umwuka wera ari uri kutugenzura, abashobora no kutuyobora, Lead us where God wants us to be. akatuyobora aho Imana ishaka ko tuba. And it's interesting, kandi biratangaje, in Luke 4, muri Luka igice cya 4, when Jesus was filled with the Holy Spirit, igihe Yesu yari yuzuye umwuka wera, the Holy Spirit led him into the wilderness umwuka wera yamuyoboye mu butayu to be tempted by the devil. ngo ageragezwe n'umwanzi. Notice with me in verse 1, reba hano mu murongo wa mbere. and Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Yesu akiva mu mazi yuzuye umwuka wera, ayoborwa n'umwuka wera mu butayu kugeragezwa. Being 40 days tempted of the devil, and in those days he did eat nothing, and when they were ended, he afterward hungered. amara iyo minsi 40 ageragezwa n'umwanzi, muri iyo minsi ntiyagira icyo arya, nuko ishize arasonza. He was led by the Spirit into the wilderness. yayobowe n'umwuka wera. He was led by the Spirit to a place whereby the devil would tempt him. yayobowe n'umwuka wera aho umwanzi yajyaga The kumugerageza, devil would test him. aho umwanzi yajyaga kumupima. And we find in verse 3,
kandi tubona neza hano ku murongo wa gatatu It's been 40 days and 40 nights and Jesus hasn't eaten anything. yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atari ikintu namba. No doubt physically he was very hungry. Nta gushidikanya mu buryo bw'umubiri yari ashonje cyane. Verse 3. Murongo wa gatatu. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command this stone that it may be made bread. Aravuga ngo umwanzi aramubwira ati niba uri umwana w'Imana bwirira ibuye rihinduke umutsima. Now it would have been very easy. Byari ibintu byoroshye. All he would have had to do is speak the word. Icyo yari gukora gusa ni ukuvuga ijambo. And that stone would have been bread. Hanyuma iryo buye rigahinduka But umutsima. Jesus is not going to let the devil tell him what to do. Ariko Yesu ntiyakwemerera umwanzi Satani ngo amubwire icyo akora. Jesus is not going to let the devil control him. Yesu ntabwo azemerera umwanzi Satani ko amuyobora. Because Jesus is letting the Holy Spirit control him. Kuko Yesu arimo kwemerera umwuka wera ngo amuyobore. And the Holy Spirit controlling him, he resists the devil and says no. Kandi Yesu umwuka wera umurimo ahagarara ashikamye arwanya Satani aramubwira ngo oya. The devil tempts him again. Umwanzi arongera aramugerageza. And Jesus resists him and says no. Yesu arongera aramurwanya aravuga ngo oya. The devil tempts him again. Umwanzi arongera aramugerageza. And Jesus resists him with the word of God and says no. Yesu akomeza kumurwanya akoresheje ijambo ry'Imana aramubwira ngo hoya. And then we come to verse 13. Noneho iyo tugeze ku murongo wa 13. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. Umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe. So we find Jesus being led by the Holy Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Tubona rero umwami Yesu Kristo ayoborwa n'umwuka wera amujyana ahantu aho yagombaga kugeragezwa n'umwanzi. But we find number 5, icya gatanu rero tukabona ko Jesus was empowered by the Holy Spirit of God. Yesu yahawe imbaraga n'umwuka wera. And he was victorious Kandi yaratsinze. over the flesh. Atsinda umubiri. He was hungry. Yarashonje. But he said no to the flesh. Ariko yabwiye umubiri ati oya. Victorious over the devil. Yatsinze Satani. He said no to the devil. Kuko yabwiye umwanzi ati oya. And he did this under the power of the Holy Spirit. Ibi byose rero yabikoze mu mbaraga z'umwuka wera. It says in verse 14. Bibiliya iravuga hano ku murongo wa 14. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him throughout the region round about. Yesu asubira i Galilaya afite imbaraga z'umwuka, inkuru ye yamamara mu bihugu byose bihereranye naho. Jesus Christ was filled with the Holy Spirit. Yesu Kristo yari yuzuye umwuka wera. Led by the Holy Spirit. Yayobowe n'umwuka wera. Empowered by the Holy Spirit. Ahabwa imbaraga n'umwuka wera. He was victorious over the world, the flesh, and the devil. Yatsinze isi, atsinda umubiri, atsinda na Satani. He was miraculous in the world. Yari uw'igitangaza mu isi yose. The Holy Spirit umwuka wera made a difference yazanye itandukaniro in the life of Jesus. mu buzima bwa Yesu. And the Holy Spirit Kandi umwuka wera can make a difference yazana itandukaniro in your life and mine. mu buzima bwawe n'ubwanjye. But first, Ariko icyambere, before you can receive the Holy Spirit, mbere yuko wakwakira umwuka wera, before you can be filled with the Holy Spirit, mbere yuko wakuzura umwuka wera, before you will be led and empowered by the Holy Spirit, mbere yuko wayoborwa kandi ukuzuzwa imbaraga n'umwuka wera, you must ugomba be born again. kuvuka ubwa kabiri. You must Ugomba receive Jesus Christ as your personal Savior. kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. And it's when we get saved Kandi igihe dukijijwe, that God the Father ubwo nibwo Imana sends Data the Holy Spirit
yohereza umwuka wera to take up residence within us, akaza agatura muri twe, just like the Holy Spirit nk'uko umwuka wera was sent by the Father yoherejwe n'Imana Data to take up residence in Jesus Christ. ngo aze ature muri Yesu Kristo. The Holy Spirit Umwuka makes a wera difference. azana itandukaniro. But I encourage you, Ariko ndagushishikariza repent of your sins, kwihana ibyaha byawe, put your faith and trust in Jesus Christ, ugashyira kwizera kwawe n'ibyiringiro byawe muri Yesu Kristo, and be born again. ukabyarwa ubwa kabiri. Thank you. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka dusubikira aha, igihe cyadutwaye muratwihanganira ntitwakire telefone. Reka dusenga Imana. Mana, wumve gusenga kwacu kuri mu mitima ya buri muntu wese, kandi utwuzuza umwuka wera. Abakeneye agakiza ukabahe, kandi Mwami uhereye umunsi wa none uduhe kumenya neza umwuka wera ko abana natwe niba twarakijijwe, kandi ko yatura muri twe turamutse twemeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Urakoze kuri mwiza, ngaho bana n'ubwoko bwawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha. Mushobora kuduhamagara kuri 0783001646. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi ku bihe